twumve ibyabereye Nyamirambo. Ibaze bibaye yari yo mvugo mbere yuko mukino utangira. Ngibaze bibaye Gasogi United itsinze APRFC ibitego 4-0. Ibyo nibyo buri mukunzi w'umupira w'amaguru yashakaga kwihera ijisho niba kuko byava mu mvugo bikajya mu bikorwa. Gasogi United yakira ikipe ya APRFC umukino ubanza wa kimwe cya kane mu gikombe cy'amahoro. Uyu mukino wabaye kuri wa gatatu tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 muri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isamo zuzuye. Nibwo uyu mukino watangiye mu mukino utari woroshye uko ikipe ya APRFC na Taribu yabanjemo abakinnyi hafi ya bose basanzwe banza mu kibuga usibye Ishimwe Abdoro usimbuye n'Igena Clement wagize ikibazo cy'imvune ndetse na Mugisha Gilbert. Gasogi United niyo yari yazanye intwaro zayo zose muri uyu mukino. Ikipe ya APRFC muri uyu mukino wabonaga ikina ifite imbaraga nkeya ariko iza no kubona ibitego bibiri byatsinzwe na Nshimiyimana Yunuso mu minota 30 ya mbere, ariko abasifuzi baza kuvuga ko hagiye habamo kurarira. Umukino warakomeje. Gasogi United yabonye amahirwe ku minota 35 yo gutsinda igitego, ariko Ndikumana Dani wateye shoti rikomeye umupira ugakorwamo na Ishimwe Abdoro. Bahabwa koroneri itaragize icyo itanga. Igice cya mbere hagati ya APRFC na Gasogi United cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Ni igice ikipe ya APRFC wabonaga ko irimo gutakaza imipira myinshi hagati mu kibuga, ariko Gasogi United nayo kubyaza umusaruro amahirwe yabonaga bigakomeza kwanga. Igice cya kabiri ikipe ya APRFC yaje yahinduye ibintu, ariko Gasogi United nayo wabonaga yuko irimo guhererekanya neza umupira kurusha ikipe ya APRFC. Ibi byatumye ku minota 75 ikipe ya Gasogi United ibona igitego cya mbere cyatsinzwe na Nigena Ebenezeri ku mupira Runika Jean Bosco yari atakaje, uzamukanwa na Ndikumana Dani ahohereza Ebenezeri nawe ahita atsinda igitego. Igarukano Gasogi United yano Hamisa Kimwine Ndikumana Dani Chebekapo Chagezemo Gasogi United. Mbere yaho gatoya ikipe ya APRFC yari imaze guhusha uburyo butatemereza muri iki kipe ya Gasogi United. Ikipe ya APRFC nyuma yo gutsindwa igitego yakomeje gushakisha greve niba yabona igitego cyo kwishyura, ariko umunyezamu w'ikipe ya Gasogi United Ndagijimana Rayandre akomeza kwibera ibamba. Gusa Gasogi United nayo yakomeje gushaka igitego cya kabiri, ari nako ikomeza gucenga ikipe ya APRFC, ariko kubyaza umusaruro amahirwe yabonaga bigakomeza kwanga. Umusifuzi wa kane yongereho iminota 5, iminota 90 yari yarangiye. Ku munota wa kabiri w'inyongera Byiringiro Jean Gilbert yakinanye na Denis Omedi wateye umupira ukora ku mukinnyi w'ikipe ya Gasogi United, mu gihe umunyezamu Ndagijimana Rayandre yari yaryamye umupira ukubita igiti kizamuvamo. Umukino urangira Gasogi United yakira ikipe ya APRFC itsinze igitego 1-0. N'umukino Gasogi United yarushijemo ikipe ya APRFC wabonaga ko irimo gutakaza imipira myinshi cyane. Nyuma y'umukino agahinda kari kenshi ku bakunzi y'ikipe ya APRFC, ariko kandi n'amagambo yari yashize ivuga. Ariko umunyamupira wese, umuntu wese warebye football arabibona ko mu kibuga hagati cya APR harimo icyuho kinakomeye. Dawuda Yusuf niba ari ikintu niba ari ikosa yakoze, ubu tuvuga koko niyo yaba yarisha umuntu ntabwo yababarirwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri Tarebu ibi bintu byo gutoza nazo bengeye kubeshya ngo n'umuyobozi w'abatoza. Tarebu ni nk'umutoza nk'abandi bose. Imipangire y'ikipe tuba twayibonye ni imitoreze ya Tarebu, nubwo abeshya ngo ntabwo ari umutoza ngo umwarimu w'abatoza arabeshya. Bakira Sare bamurusha umupira. Njye ikintu navuga Kenisi igitega gisitayeho pe. Nukuri ko Imana ko akunda uvuga ngo sitaye ku ibintu riracitse na Kenisi gisitayeho. Ariko ikintu nabwiye ubuyobozi bwacu nibugiremo wa mugane mukari kuvuga ngo Dawuda Yusuf agaruka mu kibuga nimba ari umucunguzi wabo nagaruke, niba ari umucunguzi w'Afrika ubusa nibibiri ku busa nabikubita muri mita ya mbere. Muri mita ya mbere ararya kimwe, muri mita ya kabiri ararya icya kabiri. Ni izina ry'Imana nagwe mukobo yankuramo ngatwara icy'amahoro. Byapere byo mu mbabarire byerekana njye kwiryamye ndababaye cyane, ariko ibi ngibi rwose
Tarebu rwose nanjye mbigushyizeho. ubundi se Iyi kipe uratsimbararaho. Ngewe rwose Tarebu mbabarire. ubundi se mbere ya byose ibyo kuba peri yirukana abakinnyi twebwe biratureba nk'abafana. Hano match Gasogi yaduteye umukino mwiza, icyo yaturushije n'abakinnyi bakiri batoya bafite igihaha birukanka cyane. nyuma yo gutakaza uyu mukino umutoza wa PRFC Taleb Abdurahimo yanze kuvugisha itangazamakuru. PRFC yuje imikino 3 yikurikiranye idatsinda mu marushanwa yose yaba ari muri shampiyona n'igikombe cy'amahoro. naho ku ruhande rw'umutoza w'ikipe ya Gasogi United Umugande Charles yavuze ko ikipe ye icyo yari yarabuze cyari icyizere. First of all, I would like to thank God for this sweet win. mbere na mbere reka mbanze nshimira Imana kuri iyi ntsinzi iryoshye. ndahita intsinzi iryoshye, ariko ibiri hejuru ya byose ni uburyo twigaragaje ku mupira. buri wese yari yifitiye icyizere cyari cyose, kandi nicyo twaburaga. niba wararebye indi mikino twakinnye nko ku mukino wa Rutsiro hano mu rugo, twarebye uburyo bwinshi cyane, gusa icyo twaburaga kwari ukugira icyo cyizere, gushyira umupira mu rucundura. ariko njyewe ndishimye kuko turimo kuzamura urwego umunsi ku munsi. niba ntibeshye iyi mikino 2 dukinnye yaba ari uwa Pirisi na Rutsiro twakinaga umukino mwiza. Rutsiro and the APR, we are playing some good football. iyi kipe y'ingabo z'igihugu kuva tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri ubwo yanganyaga n'ikipe ya Bugesera Football Club muri shampiyona ibitego 2-2 igakurikizaho ikipe ya Al Hilal ikayitsinda ibitego 1-0. iyi kipe mu mikino 9 yose yakinnye kuva icyo gihe imaze kubonamo intsinzi 2. imwe yatsinzemo ikipe ya Kiyovu Sport mu gikombe cy'amahoro, ndetse n'umukino batsinzemo ikipe ya Gora Football Club ibitego 2-1 byari tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. umukino wo kwishyura uzaba mu cyumweru gitaha. indi mikino yabaye kuri uyu munsi, Gora Football Club yanganyije n'ikipe ya Kigali 1-1, naho Bugesera Football Club itsinda ikipe ya Etincelle igitego 1-0 mu karere ka Bugesera. kuri uyu wa kane ku isaha 9 Polisi irakira ikipe ya Rayon Sport. Ariko cyane Eric Ndagijimana ni imikino rero ya kimwe cya kane ibanza mu gikombe cy'amahoro 2026. Kamarade na Dinyo w'inshuti yacu batsinze ikipe ya Etincelle Axel hariya i Bugesera. Ikipe ya Bugesera muri iyi minsi ifite gahunda yo kudatsindwa, yo kudatakaza match n'imwe ku mbere. Arayifasha umwanzuro wo gushaka Kamarade twamutumira. Kamarade afite ibanga rikomeye cyane. abantu baramubonye kuri match ya APR, abantu baramubonye kuri match ya Polisi Kiyovu ayitsinda. arongera atsinze Etincelle nayo yari imaze iminsi imeze neza cyane. abantu barayibonye ubwo yakinaga na equipe ya Rayon Sport Rubavu. Beken nawe ni umuntu uri kuryana muri iyi minsi. ni ibintu byiza cyane koca Kamarade na staff ye bariho bakora kwintego. ukavuga uti wenda turi ikipe abantu badaha amahirwe cyane, ariko se byibuze mu rugo reka tugerageze mu rugo turebe ko twakwitwara neza imbere y'abafana bacu ntidutakaze. kandi navuga ko uwo murongo urimo neza. indabo za Kamarade mu cyukuri na staff ya Bugesera umuntu yazibaha pe. Ni ibintu bimaze kumenyerwa ko mu rugo nibo bambe nta muntu wavayo. Sure. Reka twabigarutseho ejo bundi tumuhinda byose tunayivayo iyo match turi butindeho rwose. ariko Ruvuya Kamarade ishuri ni ryiza, nicyo kintu cya mbere ndi buvuge. Kamarade yakunze ibintu bya coaching abijyamo pe, ariko atoza za Gicumbi abibamo ari bya bindi ubona amasomo atari menshi cyane. abantu bakanavuga nyine amushyiraho ibintu ngo urabona ngo Kamarade ngo akoresha ngo ibiki n'ibiki biriya byose bavuga ku batoza nyine ngo akunda gukoresha nyine ibintu nk'ibyo by'abantu ngo nagagenda Kizimba. ibintu ngo bya Kamarade bya Juju arisokera yigira Bujumbura. ahora na wa mu instructeur mumbwire ni wowe uza amazina yakse. wa undi wagiye hugura n'abanyarwanda benshi. wa mu instructeur w'umurundi w'umuhanga cyane kafungura mwemera cyane. yitwa nde? Yatoje mu Rwanda se? Oya, no instructeur ujye uhugura abatoza. Zina rizwi cyane. Kwande si Dominique ubwo? Dominique niyo nzima. Nuko aragenda yigira i Bujumbura. Azana lisansi. Kamarade akavuga ati nge twarahuye ari gutoza mu mikino y'abakozi, ari gutoza RBC tarabona akazi. Arabwa ati ruga ati kipe nzafata
nzakina umupira abantu bazumirwa, nzakora ibintu bitabaho. Abane Kamarade abatoza twemera b'abanyabwenge ko ari bakirasa Kamarade azakora iki. Ariko maze kureba umuntu ushobora kugarika Mere, Polisi, Kiyovu, Reyo, APR nk'imutsinda, akaba yongeyeho na Etincelle nayo nyine nk'ibisanzwe we ni na ntoya akayigarikira mu rugo. Vraiment Kamarade, abantu bagukureho ibyo bintu bakwitirira Kamarade, biragaragara yuko ishuri warigize kandi unazamuye n'abakinnyi beza, abana bitwa bavarwa muri Mediane, abana bitwa ba Joel umwana w'umukongomani w'umumediateri. Wanyamuga ibintu ahantu akabango ndiki umwana nizamuriye muri zone, umwana banguriye ntabwo umukara umediateri wanjye, ni umwana nikuriye muri Kongo, umuhaje witwa Jean Tamuzanye. Dinyo niwe wamubonye arambwa ati rwaje umukinnyi wanyu ndamugura, baba mutwaye muri Bugesera. Mediane ya Bugesera ntushobora gukora, agaruka umwataka, afite umwataka mwiza buriya Aba umukinnyi wa Anta, numwe makinnyi bazi gushyira muri fira, kaya n'umusimbura mwiza no mu myaka itatu warakomeye Sadik Sule. Ikipe yabo ifite defense nziza mu by'ukuri. So nje navuga ikagira umwe mu bazamu babiri ba mbere muri champion y'u Rwanda. Nje kubwanjye Dauda uyu wahoze muri Gasogi, Dauda Barere, nshaka kumugira umuzamu uri muri babiri, niba atari wa mbere n'uwa kabiri. So hari ukuntu yubatse ikipe nziza kandi ikina neza, vraiment abanyabugesera kude chapeau kandi coach. Match ya Gora na Kigali 0-0 oya match 0-0 ntacyo kuvuga, ariko nabiteguje kwizigira. Namwe ni kwizigira, Gorira irahindutse kuva tuzanye Tansere muri retour, muzishyura retour, tuzanye umwataka yarabaho tuzamanuka, naramuteguje abantu barabizi twateze muri retour, kumwanganyije ubusa ku busa kandi mwari mwakiri muzabona itego cyo hanze. Ndavuga Gorira twebwe nitwe twari twakiriye resultat 0-0 n'indi resultat ziza cyane muri football, zikiza cya 0-0 reka nzayikibanze zabire 0-0. Uragana cyane tujye kuri Nyamukandagira rero. Nyamukandagira mwo kabyara mwe ko bahikandagiye muri riroro byagenze gute? Turi ijambo rimereye. Gasogi yikandagiye pe. Hari ibintu bitatu APR igomba kubanza gukemura umwaka utaha. Ejo nibwo umuntu yitwa David De Gea avuga kuri uriya mwana wa Tottenham watsinzwe Axel, ati ibi bihe ntago abantu babizi, ati abantu ntago bazi gukina muri iyi position yitwa izamu, ati ni ikintu giteye ubwoba. Tampulise muri ibi bihe bya Champions League bya mu match nkaya ngaya. Yego Ruvuya no kuri gutoza biravuna pe, ariko iyo ufite abakinnyi nk'abo APR ifite, ukaba ukinnye match zingana n'izo ngiye kongera kugarukaho n'ejo bundi twari twazivuzeho, utabona rezilita, ni ukuri ikibazo kiba ari icyawe. Tuba twubaha amalisanse y'umuntu, tuba twubaha ko yatwaye za Champions League, uriya mugabo afite Champions League ya Afurika, tuba twubaha amakipe nka za Esperance yanyuzemo, tuba twubaha rwose urwego rwe, nta nubwo turi ku rwego rwose rwo kukritika ubushobozi bwe nk'umuntu nk'umutoza. Ariko iyo byanze tuba dukwiye nanone kwemera ko umuntu byamunaniye. Reka mbabwire match, namwe mumbwire ko uyu muntu afite ikintu yakwisobanuza. Ngiye gufata match byibura uwo muntu urimo kuvuga ni Tareb umutoza wa APR. Nyemerera Mpere sibyo kuri match yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Axel 7 z'ukwa kabiri APR yanganyije na Bugesera, imwe twavugaga 2-2 mu Bugesera. Niye ni Bugesera. 10 z'ukwa kabiri itsindwa 2-0 na Al Hilal Omdurman. Match ya kabiri adatsinda sibyo. 14 z'ukwa kabiri muri Stade Amahoro yishyuye Kiyovu ku minota 86 banganya 1-1. 20 z'ukwa kabiri anganya na Polisi 1-1. Axel uzi ko yarakoze match enye adatsinda. 27 z'ukwa kabiri yatsinze Gorira 2-1, igitego nabwo cyo ku isegonda rya nyuma match rangiye cya Tugwimere, pira avuye muri kona bakuraho n'abakinnyi ba Gorira, Tugwimere ahita usubikira mu izamu ku isegonda rya nyuma. Wabonye ko kirasarekana amagaye ko hari harenzeho umunota, bivuga ngo barasuffocatinze, yari match nabwo bagiye gutakaza kuri Gorira, yarayitsinda. Marine imubanza ku itariki 7 z'ukwa gatatu, Marine imubanza 2-0.
agaruka yigombora harimo na penalty itavugwaho rumwe ananirwa gutsinda Marine. Iyo yari ibaye match ya gatandatu sibyo. Araje kuri match ya Peace Cup knockout match ya karindwi atsinzwe na Gasogi. Bivuga ngo muri match zirindwi yatsinzemo match imwe nabwo bigoye ya Gorilla, anganyamo match enye atsindwamo match ebyiri. Tubaye tubara nko mu manota wenda nuko aje muri za Peace Cup. Tuvuga ngo mu manota 21 yakagombye kuba afite amatatu. Nyine afite atatu. Oya yatsinzemo match imwe anganye akaba afite ari. Oya match nwese ntubaze zirindwi. Match zirindwi zero. Tubonye ko yatsinzemo match imwe anganye. Tubonye ko yatsinze ni byatsinze match ya Gorilla. Ubwo abafite arindwi kuri 21. Iyi match ya Gasogi twibaze nk'iya champion urakoze cyane. Yaba afite arindwi kuri 21. Nta nubwo ari na kimwe cya kabiri. Ntabwo ari byiza kuvuga ngo umuntu yananiwe. Kuko buri match yose afite excuse yayo nayo nshaka gusenya. Ariko none reka mbivuge Tarebu ndanamukunda ari no mu bana kiza mu Rwanda twakinnye tunganya rwose match ebyiri urabyibuka ari wari tunganya hari ishyorongi muri Gorilla wabonye ko twasuzanyije turanajyana twaranajyanye rwose tugana umwanya munini cyane aranambwe ati nimushaka niwe yatob bya tactique arabati akana kagango gato yabenje muri coaching ungana gutya atuzaza ngo yibitabo turananganya turongera turasuhuzanya nabwo tunganye 2 kuri 2 ariko naramukunze ariko rwose Tarebu waba umwana mwiza rwose mbabarira twaranahuye nanga kuri Zigama CSS turanagana rwose iminota ijya kuri 15 mbona n'umuntu mwiza pe ariko ari ibintu bura ikintu wavugira umuntu nari narihanganye ndavuga nti senshaka kuzavuga ko Tarebu yananiwe ikipe kandi yarambereye kubera ubushuti mwari mufite ariko Tarebu ni nk'ukuntu byari byarananiye kuri Adire Tarebu reka nkubwira ukuntu bidashoboka Tarebu yagiye kwa Bugesera dore kuri iyo match abizi ko kira kibuga cyananiye Zareyo niba ufite ibimenyetso ko Zareyo zitatsindiyeyo kuki utize iyo match ngo itsinde iyo yarakunaniye kandi ufite amakuru sika ngo wayisuzuguye ntabwo usuzugura ikipe yatsinze Mereke gatsinda Reyo ese wayisuzugura arayinanirwa Tarebu ari Hilal yamurashe 2 yarananiwe gutsinda Zareyo nicyo kimenyetso rusange twakabaye dupimero ko APR umutoza itoza akomeye tekereza ko indi match yo mu Rwanda nyuma y'Iyareyo umutoza wo mu Rwanda wa APR yategura kurenza ari Hilal kuko niho dupimira nyine urwego rwawe gukuba nyine utandukanye n'abatoza b'Abanyarwanda si grand rendez-vous se umutoza mukuru agaragara kuri match nkuru si byose nango uricara utegure iyi kipe ya Mereke utegure Hilal utegure Reyo na Polisi ka match nini nese niba udatsinda Polisi ntutsinde Kiyovu ntutsinde Mereke ntutsinde ari Hilal none suzatsindize kuri grand rendez-vous uriye 2 ku ikipe ya Turuninye kuko iri gukina Champions League tuveyo uwe na Kiyovu y'abana bo mu ntare abana navuga ko ari abana bawe uyu mutoza wa APR bakiniye mu mahoro yajyaga avuga ngo ngo njya ngo nanga ngo za tapi synthetique ngo tubara utubuga duto ngo ariko ngo nagiye kuri stade amahoro ngo nyina mu kibuga kisanzuye kinini ngo cy'ubwatsi bwiza ngo abakinnyi banje barajye kunango ngarikirayo ngo niho natsindiye Reyo bagusubije kuri ya chambre bataille ukunda bagwa stade amahoro bagucanira amatara unanirwa gutsinda Kiyovu y'abana birahavuye Polisi banganyije muri championnat yaramutsinze ku gikombe cya Heroes Cup wowe ufite ikipe urabizi ko ni friendly forces nk'uko Ruvuyanga zita urabizi ko abafande bababaye kuko batsinzwe n'abapolisi wewe ugomba kubakorera revenge muri championnat kuko bagutwaye igikombe unaniwe kwitsinda muri championnat sibyo bivuga ngo indi match nini yo gukora revenge wenda ukosora iyo muri Heroes Cup unakosana ni Amerika itagenze neza niyo Kiyovu nayo irakunaniye tuvuye turabaza ati wenda izi zari zikomeye agiye kwicagurira Gorilla yegereye zone relegation itsinde ku segonda rya nyuma unganyije na Marine ikipe y'abana banyu utsinzwe na Gasogi ya Kensi iragutsinda yabanje kwivuga imyaka turetse kubeshya mfashe izi match zirindwi urakerezo ngizo with the fact nta kindi narenza APR ntabwo itoje nta n'ikindi kintu nsobanura ubwo sinshizeho ijambo rifite uburemere na poa nyinshi APR ni itoje ubwo niba idatoje bizashaka kwitoza uyu mutoza ntabwo akomeye oya izi ni fact nta bwanzi burimo ibi ni ibintu biri palpable wasoma bigaragara uravuga umutoza ibintu bigakomera ushingira ku mibare yawe ubibamo buri munsi bikurikira ariko ikipe yitwa APR ikipe yitwa Polisi ya kocha Ben Musa ikipe yitwa Rayon Sport
ya koca Bruno Ferri urumva ayo ma ekipe ni ama ekipe atatu twavuga ayoboye ruhago magingo ayo hano mu Rwanda ariko ikintu cyerekeranye na coaching ntacyo nzongera kubivugaho urumva kuko reka dutagereze impera za shampiyona turebe ko bose umusaruro turebe umusaruro tujya kuri Reyo afite excuse mbiteka aho ravuga ebyiri ngo abakinnyi ntibumva consigne zanjye ni nko kuvuga uri umugenerale ngo abakinnyi ngo abasirikare nabwiye ngo nibajye wenda kura sare ahantu banga kujyayo niba batakumva ni ikibazo cyawe ni ikibazo cya Kamanda ni ikibazo cya Kamanda reba kwizigira avuga ngo napanze Rugaju match ntiyayogeze ubwo nayipanze ikibazo afite ikibazo uyu mutoza afite ikibazo arayisoje urakoze cyane tujya muri Rayon Sport ifite match ikomeye cyane ikipe ya Polisi mu kanya ku isaha y'isa 9 ni